z'amahanga nibyo bita foster parent. Jya wakusanyirije iki kiganiro kandi ugiye kukibagezaho ndi Muhire Psychologist. Nizere ko wamaze gukora subscribe hano kuri Muhire Psycactor, cyane tubagezaho byinshi bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imibanire. Kwibutsa ko tubahuza n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imibanire. Ubaye ukeneye kuvugana n'umutherapist, uratwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri adresse tuba twashyize muri description. Bahaye ikaze muri iki kiganiro. Intego nyamukuru yo kurera abana mu buryo bw'igihe gito ni ugushyira umwana mu mutekano, kumufasha neza kubona urukundo no mu kwitabwaho akeneye mu buzima bwe bwa buri munsi, ndetse yewe n'ukundi kwitabwaho akenera mu by'ihungabana mu mubiri ndetse no mu mutima, cyane cyane kuko aba yaravuye mu buzima asanzwe arimo azi, kandi rimwe na rimwe aba yaranahuye n'ibibazo bikomeye cyane cyangwa se igihombo gikomeye mu buzima bwe bwa buri munsi yarabayemo. Ariko kandi kuba umubyeyi w'inshingano foster parent bisaba umutima uzi kwihangana ndetse no gukunda. Kuba ugomba gufata umwanya wawe ndetse n'urugo rwawe mukakira umwana ushobora kuba afite inkuru ibabaje ndetse n'ibikomere bitandukanye. Kumenya ko kurera umwana mu buryo bw'igihe gito bidahoraho. Ni ngombwa kumenya ko kurera umwana mu buryo bw'igihe gitoya bidahoraho, foster parenting. Nk'uko abahanga babigaragaza, intego y'izi nshingano si uguhora urera uwo mwana, ahubwo ni ukumushyira mu rugo rwizewe mu gihe gitoya. Ababyeyi be bamubyara baba bagifite uburenganzira. Ibi rero bivuze ko nk'umubyeyi w'inshingano cyangwa se ufashe izo nshingano zo kurera umwana atabyaye, ugomba kwitegura kureka umwana igihe icyo ari cyo cyose agiye gusubizwa mu muryango we. Nubwo bishobora kugutera agahinda cyangwa se igihombo mu mutima, ni ingenzi cyane kumenya ko uruhare rwawe ari urwo kwita ku mwana by'igihe gitoya. Burya rero kurera umwana mu nshingano by'igihe gitoya si ibintu byoroshye, nubwo bishobora kuba urugendo rushimishije kandi rw'ingenzi cyane mu gufasha sosiyete. Ntabwo byoroshye, bisaba igihe, imbaraga n'umutima. Hari ibyishimo bikomeye ushobora kubona, ariko hari n'ibihe bigoye byo guhangana n'imyitwarire y'umwana cyangwa se ihungabana rye. Ababyeyi bafite izi nshingano bashobora kugira umunaniro mwinshi ushobora no kubatera ihungabana, kwiheba cyangwa se ibindi bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Abana barererwa muri izi nshingano bashobora kuba bafite ibyifuzo bidasanzwe. Abana benshi bajya mu miryango yihiza inshingano baba barahuye n'ibibazo bitandukanye, nko kurekwa n'umuryango wabo, guhura n'ihohoterwa cyangwa se igihombo, nko gupfusha cyangwa gukorerwa ibindi bintu bibi bidasanzwe. Abo bana rero bashobora kugaragaza ubwoba, uburakari cyangwa se kutiyumva mu rukundo. Uko rero ababyeyi bizi inshingano bitwara bigira ingaruka zikomeye cyane mu mikurire y'abo bana, mu bijyanye n'imitekerereze yabo ndetse no mu mibanire. Ni ngombwa rero kwitonda, kwihangana ndetse no kutagira ibyo witega byinshi mu buryo bwihuse. Uwo mwana ashobora kukwiyumvamo vuba cyangwa se akagaragaza imyitwarire igoye, bikaba byakugora kumwakira. Ese witeguye kuba umubyeyi w'inshingano zo kurera umwana utabyaye? Dore ibimenyetso bigaragaza ko witeguye rero. Ufite ubushobozi bwo kwihinduranya cyangwa se nyine kwakira buri kimwe no kwakira ibitagenda neza ku byifuzo byawe. Ufite umutekano mu buzima bwawe bwite kandi uzi kugenzura amarangamutima yawe. Ufite inkunga y'imiryango ndetse n'inshuti, kuko iki gikorwa kidashoboka cyane igihe uri wenyine. Ushobora gushyiraho urugo rwuje urukundo, ubuhungiro ndetse n'umutekano. Ufite ubumenyi mu itumanaho n'abana, ababyeyi babo kavukire ndetse n'inzego zibishinzwe. Uzi gukemura amakimbirane mu mutuzo. Uzi gufata umwanya wo kwita kuri wowe ubwawe, self care, kugira ngo ubashe kwita ku mwana. Uzi neza impamvu ushaka kuba umubyeyi w'inshingano cyangwa se nyine umubyeyi ufata inshingano zo kurera umwana atabyaye by'igihe gito, foster parent, kandi ushobora kuyisobanurira abandi. Ufite ubushobozi bwo kwihanganira amarangamutima ndetse no gusezera ku mwana mu rukundo igihe umwana agiye. Ibi byose ni ibimenyetso bishobora kugaragaza ko ubu bushobozi bwo kurera umwana utabyaye by'igihe gito, foster parent, ubushoboye. Reka noneho mugezeho ibimenyetso bishobora kukugaragariza kutaritegura gukora izi nshingano. Utinya guhindura ibintu,
ufasha kuganira n'abandi bafite ubunararibonye kuri ino ngingo ni ingenzi mu kurera abana b'inshingano kugira ngo wige neza ku byiza menya ko kumva amarira cyangwa se agahinda ari ibisanzwe iyo wari umaze gukunda agiye kugira abo wiyambaza mu bihe nk'ibi. Psychology for better life mu gace tubagezaho iby'imirerere n'imikurire y'umwana, parenting and development. Iki gice rero niba wagikunze ukore like, ukore na subscribe niba utarayikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tubategurira. Nanabibutsa ko tubahuza n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imibanire. Wowe ukeneye kuvugana n'umutherapist uratwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri adresse tuba twashyize muri description. Si ibyo gusa kandi ubaye unakeneye n'ubufasha bukorerwa kuri murandasi online therapy nabyo turagufasha. Igitekerezo, inyunganizi cyangwa ikibazo watwandikira muri comment. Adresse ziba ziri muri description, ushobora kutwandikira cyangwa se ukaduhamagara nabyo birakunda. Ikiganiro cyacu cyo nakagaruka, njye nari Muhire Psychologist, naho utambutse ikindi kiganiro.